yisize itsinda ari nibaza kuza kubona ko bigeze kuri rwa rwego ugomba kuza kuba yajya hanze uzafungirwa ahantu hawe wenyine cyangwa se urwo rutwe baruce. Uri kubyumva neza? Niba ushaka kuza gutinyuka ugasohora ikiganiro umuntu bari kuvuga ngo umuntu yapfuye, uburyo icyo gihuha cy'uko umuntu yapfuye ninde wakizanye? Ko tugiye tubona hari umuntu weterivana ngo aze gukora iperereza rivuga ukuntu umuntu asohora itangazo y'uko umuntu yapfuye kandi umuntu ari muzima. Ko tugiye tubona mu mweterivana ngo uwo muze kucyamagana, none ubukaza gucyanga umwemeza ko umuntu ngo yapfuye. Uhakanye ko umuntu atapfuye nawe wese nagarusa yemeza ko umuntu yapfuye. Bisobanuye iki? Byari kukugora kuza kuvuga ngo umuntu ngo ntago yishwe, byari kuza kuba byagorana kubera yuko hari abantu bavuga ngo ndi muzima ariko ndarwaye mvuye no kwa muganga n'ejo niriweyo. Icyo bita tekinolojiya iri gukorwa na Murindahabirene. Ukabona abantu nyine jase bari kugenda nyine, ariko hari amakuru ngiye menshi cyane mbitse nashaka kwinjiramo. Ntago ndi umunyepolitike, nta nubwo wenda nshaka kuvuga ngo ngo ndashaka kuvuga ngo kuri leta hoya. Ikibazo cyanjye gifitanye na Murindahabirene washatse kunyangiriza ubuzima. Nataka nitabare bakajya gushaka kukumvisha bikaza kuza kurangira ngize gute bate ntago ushaka kuza kwa bino bintu bishobora kuza kwa byakunda. Reka ngire guteka nico mokere n'ubundi ari ahantu ubona ushobora kuza kubona ukabona ibintu biri kuhabera ushobora kuza kuba byakunda kabisa, kubera yuko hari abantu twe tutari indyarya tuba dushaka kugira ngo ibintu byacu twe kuza kubikora kuri straight line tutiri duca ku ruhande, ariko abandi nyine ni indyarya bashaka kuvuga ngo bakoma amashyi bitabarimo. Kabona nk'umuyobozi araje avuga ati twabaye uburangare muri minisiteri yanjye, twararangaye ntabwo twiye tubasha kuba twanoza ibi bintu. Urangare bwawe bukaza gutuma abaturage barenga ibihumbi n'ibihumbi bicwa n'inzara, bicwa n'amapfa. Mwebwe muri aho ngaho muri kunywa amazi, imodoka mugendamo n'iz'ubuntu, ama essence n'ubuntu, amayinite n'ubuntu, internet n'ubuntu. Ni gute se nibuze kubwira ko nshonje wowe uri gutura imibi ngo bize kuba byakunda? Ariko umusaza arabwira ati mumenye ubwe wabyumvishe. Bosco Impa yaragira ngo nge nta kibazo mfite na leta, mfitanye na leta. Akongera akagaruka akagaragaza ibibi byose bya leta ukayashyira mu kiganiro. Ntago ari igisubizo cyo kuba ufite igihamya cyo kuri uwo muntu. Umuhanga aravuga ngo wowe genda gake, mfite amashusho yawe ukora ibi. Nawe kuvuga ngo afite amajwi ya Irene, dufite abantu bakiganira Irene benshi mwijwi. Icyo kintu ntabwo yakijyana imbere y'urukiko, ariko Irene yafata icyo kiganiro akajya kumurega ati uyu muntu arimo arahimba amajwi kuyanga mbeshyera ibintu, none nge ndishinganishije. Urimo urabyumva? Irene aracyari kumutsinda ndishikane, kandi we kubera ko ari ikikogi arimo arumva ko kuba afite amajwi ngubwo afite turufu yamutsinda mu mategeko. Ntayo Bosco, iyo si turufu yakurengera mu mategeko, ni turufu yakurengera imbere y'abaturage muri guhobagiza mwese, ariko si turufu yakurengera imbere y'amategeko mu gihe amategeko yaba bigiyemo. Yes, amahoro y'Imana nabane namwe mwese mwakoze subscribe kuri Duhinduke TV ndetse na Feza TV show. Uyu ni wa mwanya rero tugenda tugaruka kuri bimwe bigiye bitandukanye bigenda binyuraho hano ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa iz'abandi, tuzisesengura tuzivugaho uburyo dushaka cyangwa uburyo tubyumva, namwe mugatanga ibitekerezo. So kuri kamera muri kuhabona Alpha nyawe, inyuma ya kamera nirebe Aisha. Alpha, komera cyane muntu wanjye. Komera cyane mwana wanjye. Twari tumaze iminsi tudahura, nari nkumbuye. Duheruka na wambaye ajya nibwo wari wambaye akamenera ugira umunwa, ariko nari ncumuye nuko habuze, nuko nari nagendanye, nuko nari muri Bibiliya telefone yanjye harimo ifoto ya Bibiliya. N'ubundi urafotora nyine mwitangirira. Ntagushobotse rero. Ariko ufite takomeza wa. Ntagushobotse. Oya, ariko akari shaka kukwicara gutegesha igitsina gore. Nese ngiye meze nka bya bindi muvugizi wa RIB yavuze ati imbeba bayitegera ku bigikunda. So duheraho twanzika rero. Ariko oya, hari akantu nabonye cyawumbuza kwihuta. Oya, hari akantu nabonye ibintu biri guca bigacicikana. Abantu bakubonye ngo umuhungu agusoma, ariko amakuru yibanze mfite
ngo bakeka ko ari njyewe kandi njye sindagusoma. ubu se uko bangana gutyo utarasomana antera ibuye ngo baragusomye wuzura umwuka wera. ariko ari uko ubizi ngiye ko ndi umwana mwiza ibyo bintu njya mbigenderamo. Ikintu gitangaje ni ukuntu bagusomera imbere ya kamera bagakeka ko ari njyewe. Ntabwo uwo muntu ngo uwo bamufate. muntu yaranyibye Ariko biriya bintu nanjye narabibonye mbona uriya muntu twenda anyibye nanjye ubwanjye naratuwonguwe. Oya ngo wahise wuzura umwuka wera. nta mwuka wera. Reka duhera aho ngaho twanzika tuva ku bintu nk'ibyo by'amafuti byikandakanda n'ikanda amabere. Bosco Empire yisize insenda atagomba gushyira hasi uwo bita Irene Murindahabi. Umuhungu nabonye avuga uburyo Irene Kaboko. Ariko iriya Irene Kaboko bavuga Kaboko icyambere biriya bintu nabyo bigize icyaha. Ubana n'ubumuga bw'akaboko ntago bivuga kuri iyo uvuze kuri ukamwita Kaboko ari ibintu atishimiye yemere kujya kukureka. Ubundi ntago none se ubundi wise umuntu nyamweru ntabikunde yajya kukureka ugahanwa n'amategeko. Aha reka wumva uburyo yisize insenda. None oya uriya muhungu naramubonye ari no kuvuga ukuntu ngirene ngo yakanze ibere rikazamo kanseri ngo yigosha. Reka nkumvishe noneho se uburyo noneho yaje oya kandariza amakanse oya sha buse turaba dupfe cyumva uburyo ahantu ni gute ashaka kuvuga ko nta kibazo afitanye na leta kandi arimo gushyira hanze ibibi birimo kubera mu gihugu. Sibyo nigeze kukubwira aho si twaza kwikanga Bosco Empire yagiye akihuza n'ibigarasha agatangira imbaraga yakoreshaga yubaka igihugu akaba yazikoresha asenya igihugu. Mva nkubwire ntago umuntu agera gutanga bikigarasha abasanzwe yari cyo mu bitekerezo ahubwo yarabuze ubwinyagamburiro. Sinzi n'ibyo bintu byumvisha. None ubu ngubu ibi bigarasha biri hano hanze ntibirije bikamufatirana muri izi ntege nke zo gukomeza gushaka gushyira hanze. Bosco Empire yakiriwe nandahari. Ese igitekerezo cyo kugenda ninde wakimugiriye? Aba yaba ari ibyo bigarasha uri kuvuga ku buryo arimo no gukangurira abandi bantu ngo ushoboye ngo yasohoka mu gihugu ngo ataragirana ibibazo na leta. None twese nidusohoka se abantu bose tudafitanye ibibazo na leta nidusohoka leta irasigara ari iki? Aho ngaho ntibiza kutugaragariza ishusho yo gushaka kuba yaba ikigarasha. Ariko ikibazo nibaza ni kimwe ngewe nashaka no kugarukaho nigeze nanabikubwira. Simba shaka gutinda ku muntu ufite ikibazo cyo mu mutwe. Sibyo? Shatse kuvuga ko ari ufite ikibazo cyo mu mutwe. Umuntu uvuga ibyo bintu ukotinga ibyo perezida yavuze si ikibazo. Ikibazo ni ukubisesengura uko atakuganirira uko yashakaga kubivuga. Kubisubiramo ibyo yavuze si ikibazo. Ikibazo ni ukubikotinga ukabivuga nyine ukavuga n'ibyo atavuze. Icyo kibazo uko nimwaganenga kubwira uko abitekereza. Sibyo? Rero Bosco Empire kuvuga ibyo umukuru w'igihugu yavuze cyane ko yanamutoye ntabwo ariko mbizi ako mu matora yari ahari. Ntago yaba ari ikibazo ahubwo ikibazo ni ukubikoresha mu buryo bubi. Ego rero Bosco Empire namushyira muri karasi imwe na Pastor Claude nawe wisize urusenda. Awe yisize insenda yasa kandi yisize insenda yuririye kuri esikariye yande ya Bosco Empire. N'uwitwa Ndimbati nawe yageze aha kubita ibuye uwitwa Irene Murindahabi avuga ko nawe yamukubitishije strike. Muri icyo kiganiro unagaruka tunibaza impamvu Murindahabi Irene akomeza kugarurwa mu majwi n'aba YouTubers. Aho si ishyari mu mufiti. Uretse nkubwire Bosco Empire aravuze ngo afite amajwi. Shaka kumwibutsa ko ubutabera bw'u Rwanda amajwi butakiyemera. Haga amajwi bakiyemera. Bemera amashusho. Oya. Ego. Rese ubu ntabwo Chita Magic yavuga nka Austin nkajya kuvuga ngo Austin yarari kunereta
ajya kurega Austin. Bamajije gusanga ko hari abahanga dufite mu Rwanda bavuga ijwi ry'undi muntu. Ubutabera bw'u Rwanda ntago bwemera ikimenyetso cyitwa amajwi. Kandi ikimenyetso uyu mugabo afite ni amajwi. Bivuze ngo wari kuvuga we yemereye kujya kumurega, yemereye kugira gute? Kujya kumurega nk'uhasebejwe, nk'uwagambaniwe, nk'uwatekanikiwe, akavuga ati yewe ndetse banashakashatse amajwi. Bashakashatse amajwi kugira ngo bagire bate bambone bakira uko bishakira. Bityo rero ikimenyetso cyo gufata amajwi dukomeze tujye kuri Irene chano ya wa mugore w'umurangi Mugwiza ni Irene wayisibishije, sibyo? Irene nako reka mvuge mu yandi magambo, Irene si umuntu mwiza ku bantu badakorana nabo. Gute? Umuntu wese udakorana nawe si umuntu mwiza kuri we. Ubwo umuntu badakorana bahuzwa n'iki kindi? Umuntu badakorana nyine kugusenya nta miyaga ashiramo, yakurimbura burundu akanagusiba ku ikarita. Yes. Bivuze ngo ashyiramo imiyaga mike nabwo ku muntu bakorana. Ariko niba uzi kudakorana na Irene, mugendere kure bana we we azanaguhigisha. Si umuntu mwiza kuko nureba Irene, ariko ribu nayo ibirebeho. Ariko nanone reka ngubwire ikibazo kimwe. Ko nzi ko aba YouTube reka ngubwire ikintu ribu ikwiye kwitaho. Si wasanga bamukomanyirije. Reka ngubwire ikintu ribu ikwiye kwitaho. Niba uyu muntu witwa Irene amajije kwikomwa n'abantu barenga 10, sibyo? Bari mu mwuga umwe. Ngiye kubwanjye bose bamurega strike. Oya, banamurega n'ubundi bugome bugendanye na social media. Kandi bigaragara ifite fact. Ngiye ikintu nasaba. Nasaba ngo mu gihe ribi iri kubikurikirana yabimufunzeho gake. Usabiye gufunga. Uzimamvu yabafunzweho gake. Urabona iyo ugonze umuntu nk'impanuka ari polisi itegufunga, ariko suko batabanye ko ari impanuka, ahubwo bari kukurinda uburakari bw'umuryango w'uwo muntu. Ntabwo itegeko rikwemera kugufunga ko wagonze umuntu nk'impanuka, kandi impanuka ni impanuka. Ariko ku rwego rw'umutekano wawe bahita baguta imvuto, kandi ibwirizwa rigenga imfungwa bakwambika amapingu ukajya no mu zindi mfungwa. Gusa ikiriho ubuzi neza ko ari uburyo bwo kukurinda, ko none se polisi ikurinde abagizi ba nabi gushyire muri polisi wowe wicaranye n'abapolisi utari umupolisi. None se yakurinda abagizi ba nabi gute? Ntabwo kuko umuntu uri muri gereza nta bubasha gufiteho. Baragushyira muri gereza by'igihe gito kugira ngo babanze bakurikirane ibya bamu. Niyo mpamvu mvuze ngo baba bamushize muri gereza, kuko niba afite winzika kandi zifite ibimenyetso. Impamvu mvuze ngo ucyo polisi yabaho kumira icyaha kitara amakimbirane agihari bikemuke kare. Niba umuntu mwari kugaruka mu majwi y'abantu 20, uwo muntu si umuntu mwiza muri rubanda. Mugereho muri kwiga kubye kugira ngo bisobanure mwe mumubitse, kuko ndakotinga Pastor Claude bwari ivugiye ngo njyewe aho kugira ngo abana banje babure ubuzima, we nakwambura ubuzima hajya amageragere. Iri tavuze umwe na Bosco yasubiye, sibyo? Hari n'abandi babifite ku mutima bavuga ati duhuriye muri kwe. Nimba ati nawe yaravuze ati none nanjye reka nkubaze ati nanjye Bosco ati nanjye yene muri ndahabi yankubitishije strike atube strike yenda. Uretse nkubaze, polisi gufasha ugafungwa ibyumweru 2 ukavamo ukabaho bihabanye no kuguma muri rubanda nyuma y'ibyumweru 2 ikaza guhurura wapfuye. Ibyo bintu biri kubako bitandukanye. Ngwiki aho kugira ngo igufunga ibyumweru 2 ibintu bisobanuka uzabeho n'abandi babeho, no kugira ngo bareke kukurinda ibyumweru 2 nyuma y'ibyumweru 2
bahururira umurambo wawe kandi barabonye ibimenyetso. Wibuke barabonye ibimenyetso. Inzira nziza zo kukurinda niye nukuza kukureba wapfuye cyangwa nukukubika uri muzima bakabanza bigasobanura. Ukubika uri muzima none uri kumva ibintu ndi kumwifuriza ari ubugome se? Baravuga akamuga karuta gaturo. Ikindi nawe Irene hindura imikorere. Nta musirikare umwe uba igisirikare. Abo musirikare nta na leta y'umuntu umwe. Leta n'abantu, sibyo? Umuntu umwe si leta, sibyo? Rero we Irene ntabwo waba mu kibuga uri umunyamakuru wenyine, nta kintu byakumarira, sibyo? Igakubana n'abantu musangiye umugati biryoha bisangiye. Itangazamakuru ryose rifunze, amateleviziyo yose agakinga, abantu bose bagafunga, we Irene wakwishima ugasigara iri gukora yonyine, usohora indirimbo wenyine, nta studio isohora, ukora inkuru wenyine, nta wundi muntu ukora. Atishima se si yaba arimo kwinjiza. Uzi ibyo bintu bibaye byamushimisha? RBA yavangwa na yindi televiziyo izafungurwa mu Rwanda. Ubwo RBA y'ubwayo ntago umwanya ifite ibikoresho bihagije, ariko umwanya wo kubona amakuru y'umuturage uwo ari we wese icyarimwe ntago yabishobora. Niyo mpamvu n'izindi zibaho kugira ngo bafatikanye umuturage ajye hehe ku isonga. Rero niba uri umunyamakuru washyize umuturage ku isonga, sibyo? Reka nguhe urugero ukuntu ataba wenyine ngo bishoboke. Vestine na Dorcas bamuha umugati, ababona bwa mbere ntabwo yahuriye nabo mu nzira. Afite aho yababonye wenda kuri platform iri hasi. Bivuze ngo n'urugero nari ngwaye. Kabiri, amakuru mama amenya niyo Bosco, yamumenye niyo Bosco yarakoze yandirimbo bigenze ute. Irandirimbo bigenze ute yanditswe mu video yayo ubugiza izabipanze n'umuntu witwa Jean Paul Nyandwi, n'umuproducer wa cinema hano mu Rwanda. Maze migi nta mukinyi wa filime nimwe utamuzi. Ni nawe muntu wa mbere nabonye wona yipostinze kuri status tutanamuzi niyo Bosco. Emile namubonera aho ngaho aragenda akora iki, amukubita amasezerano aramufata. Bivuze ngo arakora pe kandi cyane, ariko hari igihe bangombwa akakenera imbaraga z'abandi kugira ngo abone uko. Bishatse kuvuga iki? Akeneye abandi bakiri bato kuri we n'abari hejuru kuri we, kandi akiga kubana nabo neza mu mahoro. Ubusubi igihe amaze ntago arafata inkuru y'abandi ayirifereho. Buryo nawe ushaka kumukora ibyo ngibyo akora abandi ntago byashoboka. Reka ntago ajya zikora inkuru z'abandi, kwatumira s'abantu. Aratumira Irene. Reka nkubaze, sinshobora kugutumira akubaza ku nkuru yakozwe n'akana ko kandi ukayivugaho. Asubwo ntago abagufashije. Ntago ibyo bintu zarabikora. Ujye mu kiganiro cye wumva ahantu avuga ngo biravugwa ko, iyo biravugwa yitoraguye kwa nyina. Seko nawe wayumurakariye n'umugome ntago ari byo. Nakubaje ngo umuntu mu kiganiro nigeze kukubaza, umuntu arambutse afashe isahani urira akayimena ari ufite yonyine kandi ugiye kugisose, uwo muntu wamwishimira? Ntabwo wamwishimira. N'umugome. None se ukureba gutya sibyo aro? Ibi bintu ukuntu aba YouTubers batangiye kwikomanga mu gatuza bavuga ati dushobora gusohoka igihugu, bamwe batangiye gusohoka, na Yago yigeze kubivugaho aho ati hari igihe kizagera. None ndashaka kukubwira ko Yago nawe yavuze kuri Irene kwa ngombe kirene ubugome bw'ataro bwavuga. Muri zaga ya Yago urabona ibi bigarasha bitagiye kwinjirira igihugu cyacu. Zaga ya Yago yari Irene bitewe n'izi saga z'ababa. Reka tugaruke tuvuge rata tuvugisha ukuri. Irene se ni ufite YouTube iri hejuru ko nawe uvuga ko nawe uvuga Papa Sava, arayifite nawe uvuga bamenya, sibyo? Nawe uvuga abakiramani bariya, nawe uvuga bose bari mu Ruganda, sisi bari mu murongo line of YouTube. Kuki ariko ikibazo leta ikwiye kwibaza, kuki wowe Irene wabaza ngo baba bamufashe
kuyanga adasibanganya n'ibimenyetso. Kuki we Irene abantu bose ni ukukwanga, ni ukukwishyiramo, ni ukuguca ariko ikibazo kimara umwaka yagamaze kingana cyagiye buke cyongere kigaruke babyirengagiza. Navuze ngo nyamara bavuga ko afite akaboko kamwe, ejo bazamubona afite akaguru kamwe, kandi nibwo bazamuha ubutabera. Kumufunga by'igihe gito ni ukumuha ubutabera, ntabwo ari ukumuhemukira. Kandi nawe niba ari kwikomanga mu gatuza kumva ararenze, nta muntu urenze ku bagome. Umugome ntabwo bisaba ngo abe ari umusore ufite ibiganga. Umugome ntabwo bisaba ngo abe ari muremure cyane nka Goliath. Umugome bisaba kuba afite ubugome burebure bwo kugukorera. Ariko uzi ko ibyo bintu mwumvishe leta itemera uburozi mukagira ngo ibirozi byarahagaze. Mutekereza ko nta uburozi butabaho kuko leta itabwemera? Uzi ko umuntu ushobora kumukorera ibyo bintu bya YouTube uvuga ati nanjye ndaguhaye uzanshake, uri kumva, yarangiza akagenda akajya mu Buganda akagukubitisha ngo bitagira amazi aho ugatoragura amashasha. Nabyo byashoboka. So Rode warengereye, ariko se nabyo dufate dusanga abasoza. Inkuru yo gukanda ibere pakarijemo kanseri. Umwango Bosco yipari ari gubagurika. Ariko rero iyo video warayifite, nareka abavuye mu mubiri abitabye Imana baruhuke. Iyo video warayifite, arwane n'abakiriho. Nakubaje ngo iyo video warayifite, uwo muntu akandwa ibere ujya avuga ati dore video ukuntu byakorwaga paka ibere rizanye kanseri. Usibye montage nibyo naguye ngo yasohotse igihugu ngo ajye guha abanyarwanda uburozi, abaha inkuru zitari zo z'uburozi. Reyaloma uwari nk'umukobwa wagize ubwo akavuga ati hey, nta muhungu uzongera kunkora ku ibere kuko numvisha ko bari kandi rikazamo kanseri. Abakomanyirije n'ubundi. Murakoze cyane, akwiye kuba abahungu bakunda amabere ngo karabaye kadusoze nk'ushimye. Murakoze cyane.